mukenya mwaka mwabuke ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka muzindi ukinga tumwakire n'amashyi menshi cyane. Ladies and gentlemen, amashyi menshi cyane twakire Kadudu. Hari ukuntu muri iyi minsi abantu basigaye bapostinga kereka nimwishyura aya 10 yavuyemo yashizemo yanyu. Okay, turaza kugasubiramo mu kanya. Okay. Muri iyi minsi hari ukuntu abantu bapostinga ugasanga bapostinze nk'utuntu twa kera, ugasanga babwiye nk'abantu ngo niba utu tuntu tuzi ukaba ukiri single, nyine ugasanga bari kutuvugiraho, ukabona nk'umuntu araje ngo turi imbohe zabo turibona aho tuva, kuba tutavuga si uko imitwe iri mu busa mu buzima, ubundi umugabo arimenya burya imitima yacu yuzuyemwo amaganya turaseta ibirenge n'abahandi bafite ibya mirenge baturusha ifaranga kurya ari we mwamuganje. Aha, wumvira isengesho Nyagasani ukunda abaho bahozeho ijisho, fasha mu rugamba mpanganye n'umwamuganje. Sinzi uko ambona, arambona agaseka, arambona agaseka. Ubu mu myaka nk'ingahe iri imbere abantu nabo bazajya bapostinga, ukajya kubona ukabona umuntu arahurudutse n'ikivideo araje ngo abashu mupo nyonye mupo titi mupo ziwa muzare dusonga bugari cyangwa ageto youth. Aha, big energy. Ukabona abantu nyine barapostinze, ukabona hahurudutse n'undi araje apostinze video ngo haha next ngo niba utu video ari cyo tukwibukije ukaba ukiri single, baza AI ukuntu umugore atwara umugabo akoresheje vibrator. Ariko reka mbereke mbasaba akantu gato, nimuhaguruke mbereke akantu gato dukora. N'akantu koroshye. N'akantu gato cyane koroshye. Yeah. Vibrator ka. Okay, ni mugire gutya. Good. Yeah, murakoze mwakwiyicarira. Ngewe nicaye umwanya hano haba hashyushye. Muri iyi minsi amakariso yarahenze. Nukuri kari isigaye henda kurusha ikiro cy'umuceri. Ntago nzirangira ikintu twabo. Ariko hari akantu gato yewe. Kera nagiraga amabuno mbatere story. Ariko mbere yuko mvuga story y'amabuno, ubundi hari ukuntu bajya bavuga abantu tudafite amabuno, ukumva urihebye, ukumva nyine uri mu bandi ufite complex, waba uri kugenda mu muhanda ukumva nyine inyuma nta kantu kariho, ukumva baravuze ngo nta kabuno ufite, ngo nta nyashi, ukumva nyine bifite ukuntu bikubabaje. Basi muzahindure mujye muvuga ngo uriya muntu afite amabuno adahagije. Nukuri twayikuyumvamo ikaze. Nyine kera nagiraga amabuno, hari umwarimu wabaga ku ishuri yari afite uruhara, yambaraga rinete, noneho yazireberaga hejuru, yabaga ameze gutya. Yaba ari kureba hasi akarebera muri rinete, yareba hejuru akarebera hejuru yazo.
bare barimo nta nkoni bagiraga. Iyo yagufatiraga mu ikosa uri umuhungu yagukururaga amatwi, iyo wabaga uri umukobwa yakururaga amatama. No hari ukuntu wahindukiraga uri nk'umukobwa ugize ngo uramucitse ukabona araje no ku mabuno ngo we ngo ntukajye ukora amakosa. Naha amabuno yanjye yagende. Hari ukuntu umukobwa yivuga ukumva ko ahantu avuka ni ahantu heza, ni ahantu haba ibiryo, ni ahantu bajya. Abantu bari kuri screen bamfashe bashyiremo ka video nabahaye. Rero uyu muntu arwaye arananuka mw'abantu. Jewe rero nk'imfura uri imfura abakobwa b'Irwamagana uko n'ibitoki byinshi twariye tuba duteye neza. Iyo tubyibushye tubyibuha ikibuno n'amatako. You know, munda ntago habyibuha. No mu maso ntago habyibuha. N'ahandi hose n'utuguru ntago tubyibuha. Everywhere. Anatagomba kubyibuha ntago habyibuha. Habyibuha amatare gusa na body and everything. Kubera ibijumba n'ibigage byinshi tuba twaranyweye usanga tubyibuhijwe inda n'impfundiko. Murakoze. Murakaza neza muri Samsung 250 ku gicumbi cy'amatelefone ya Samsung, iPhone ndetse n'ibikoresho bya electronique byose. Muri Samsung 250 iyo uguze telefone ya Samsung wishyura make andi ukayishyura mu byiciro, hanyuma wagura iPhone ukishyuraho 40% asigaye ukazayishyura uko uzagenda uyabona. Samsung 250 ni sure deal. Abakinga hongera inyanuka, abakinga hongera inamuzindi. Abakinga hongera inyanuka, abakinga hongera